Uretse muhamagare gatoya. Alo? Mwiriwe muyobo? Ni wa mu mama wakugejejeho ikibazo cya televiziyo. Ibimenyetso byo ndabifite nta kibazo. Hoya, umukobwa wanjye yarabyiboneye byose uko byagenze. Ntacyo reka ngo hiyo nimero umuvugishe nta kibazo. Sawa reka nyikohereze muri message. Murakoze kandi. Ngize Imana televiziyo yanjye nkongera nkayibona. Yababo nazamushimye. Bya bishimbo byanjye byashiriye yewe. Byashiriye turimo tw'abagore natwo. Se bade nawe ugenda ntatahe. Noneho aramitana. Ariko reka mekizeho n'imboga ndizera biri buhungire. Somye. Bade urwo n'urukiri kwiyetetana koko. None uri kubona ari igiki? Ariko ba utamitse kunsuzugura nakanya tereka aho ngaho nsobanurira icyari cyo naho ugikuye. Kumva kinamba. Kiri ndakikuvuna sari igiki ari kubwo. Ese ugiye utoza base. Yatugira twe nk'abari. Senzi ko namwe abapolisi bijya bibaho. Buriya natwe tugira amahirwe akomeye cyane. Iki kirego cy'uyu mugore cya televiziyo nicyo kirego kinyoroheye kurusha ibindi. Twego umva kuba ari bwo yaduhaye amakuru. Yanadubwiye aho tujya gufata. Oya mba nkubwire. Jewe mwatse nimero kuri telefone z'uwo muhungu. Ako kanya nkimara guhamagara umuhungu. Igiteye ubwoba ahita nyibwira. Mbashani we wibye televiziyo. Ntabwo yayibye barayimbikije. Abaturage we. Ubwo ise muhamagara nyine agiye kuzaka hano ahita tujyana kuri uwo muntu wayiguze. Niyo mpamvu guhamagaye nyine nge sinagenda ngiye nyine nubwo ntari fomu wambaye nta kibazo. Buriya njyewe nta nubwo yanancika nubwo twasanga yiro. Buriya namukurikiye se arutakuza. Nta numwe utakuza. Ahangana niyo nkorera agapaturo yikanje nimugoroba. Ni naho nkora siporo ubu ngubu mu kanya nindi muri siporo. Okay. Noneho tukandebe. Ego ye. Hubwo se sinumva se ugeze hafi yaho. Duhagaze iruhande rwa kaka office kandi. Yego. Sawa ngabo bangu. Suri yara. Ndabona ari. Komeza uze. Nomera cyane. Komeresha. Kumbi ni wowe. Ya ntabwo ukora Okay, nta kibazo ngo kwihute tugende amasaha ari kugenda. Ngaho tereka hasi umurire. Kabanza kumva. Zere kutasigaho ugendana na bya birara nsigaye mba nahanza. Somye. Akira bika kano kamare. Ngaho nsobanurira. Ubundi si ciki. Uzise? Ubundi si cini iki nuko cyane. Ese sinakugura ko ngiye. Nagiye utabireba. Nibyo nari ntetse reka mbe mbiretse nicara umbwire neza. Wari uteze iki? Ibishyimbo byari bimaze gushya nari ngiye gukaranga imboga. Na kantu se watetse saa sita ngo. Oya banze unyuriremo inkuru y'iki kintu. None iki kintu rero nicyo nomboye. Nicyo tomboye. Noneho baba ntibazongera kutwiryaho se. Uragitomboye. Rwose. Ase ugitomboye gute? Iki ngiki nagitsindiye ya mikino bakina nyine ukagitsinda. Cyitwa igikize? Bayita flat. Bayita Florence? Flat. Inde? Flat ntabwo ari Florence. Somye na? Zanira amazi n'inkwege. Muzanira ayo mazi ansobanurira iki kintu cyari cyo. Ni Florence na ubutse byarata. Ariko se kundenganya mwana. Ariko none nyicana. Nugicana? None nyicana. Urahita noneho sinzi kongera kumbwira gutya. Nugicana? Noneho mwana wa naba nkubohoye ubwo ntabwo nazongera kugura amakara. Urumva Somye ntuzasubira mu ishyamba humura. Musaza wawe ngo tuzaniye ikintu cyo gucana. Yewe natwe tubaye abazungu. Rwose nuka.
Yesu we ni cya televiziyo nzajya ndebamo cya katuni. Naho nyumvira noneho ngo ni cya televiziyo. Ibaze kugira ngo umwana ayikurushe. Data haguruka yewe aya materambere aje muri urugo nzaba mbarirwa yari. Urongera kumbwira gutyo se n'urebamo za ndirimbo z'abahanzi b'ubu. Zimwe z'abahanzi. Zimwe z'abahanzi. Nta hangaha ariko ibyo hangaha somye ikirere zimwe. Wewe meze nabese amureka ibyo gusuhuza gikomeye cyane umubare ari mu nzu somye ikintu n'umupira mu nzu ubwire mama wawe ko ari umuntu umushaka ise kuri kumbuta ntabwo ambera neza uko shaka yakubajije mama wawe ari ese ntabwo ambera ko ari mu nzu genda umuzo ubundi mbere na mbere niwe aho tegereza na nyoko kamuza ikibazo kiri he mama Ndi kumukoropa. cyane bafite ingengabitekerezo Ese kireba. Nanditse kumpamagara ufite umukoropesho ugiye gukoropa se? Aya. Narinzanye amazi mukarabe ibirenge nabonaga bananiwe. Naho. Ko mutugendereye se ni amahoro? ni amahoro umuhungu ni uwawe Umuhungu ni uwanjye. witwa bade ariko uri muri anye None se byagenze bite ko mbona kandi ufite ibibazo byinshi? Ni amahoro? ese undi ndabarangiye kuri niho barangiye ukuntu bari bamereye Habaye ikihe kibazo kiri? ni ukuvuga ngo ikibazo Aho narabivuze. oya se banza wumve Nabivuze. banza wumve Ye ngaho mbiri. ikibazo gihari nyine bari kubaza ibyerekeranye no kuri ya televiziyo mwana ya televiziyo ubushize nyine waje kumbwira niyo bari kumbaza nyine birangiye yashinzwe iyo nguyu wese okay nayo ngaho ni mumbwire noneho numve iyo televiziyo yibwe urayifite cyangwa ndayifite rwose yibwe zo mbone ndabizi ko yibwe kinaguze boro Kandi niwambwiye ko ariyo watomboye. iyo televiziyo genda iza Ntabwo ngiye nimumbaza ibya televiziyo yambwiye ko ari ikintu azanye cyo gucana maze gutombo. ariko shareka nkugire inama izagufasha mu buzima ujye witwara naba nyine yawe mwana si televiziyo mushaka se yo mushaka mukuri peru hano reka nyibazane amawe uriya mwana ni kuri wamureze Uyu mwana wanjye ntabwo izo ngeso yajyaga zigenderamo rwose bayobozi beza. uno mwana dushobora kumubika nk'amezi 6 Oya mumubabarire ntabwo izo ngeso narinzi muziho nzi ko namureze neza rwose. Nini televiziyo. Kari igisorera. kare igisori turebe ko ntaho bayangije hanyuma rero shaka wayibye wenyine cyangwa wari uri kumwe n'abandi gusa nayibye nababwiye ko nayibye bayikuye siko nayiguze Vugisha ukuri bade. Vugisha ukuri batakungubitira mu maso cyangwa bakajya kugufunga bagukuye mu maso yanjye vugisha ukuri. Ordani narayiguze barayiguze ayiguze he ayiguze nyine n'abantu bo ufite fagitire ubwo mbere namubwiye ko nayitomboye ariko nyese ko byari bimeze barayiguze batazi wese nakubwiye mwana kwambwiye kabisa wayiguze nyine n'abantu undi twahuye n'abastaff bari kuyigurisha babarara sinzi niba ari n'abarara babwira ngo mubizi ko ari igihe abantu baba bari gutambaza televiziyo ni televiziyo ndabona ari iyi kabisa reka tubanze tuyijyane tuzamugarukaho nyuma arya muri rugo nta kamera zihaba zirahari kamera zirahari nasuga yanjye ayawe agenda ati ushaka ko tukujyanana nayo cyangwa ushaka gutanga televiziyo mwana byoroshye mwana byoroshye batabikora none se clean ubundi ari cyayo Bareke bajyane mwana wa bareke bajyane uzahaha ibindi bareke bajyane batava bakangumukira mu maso none we
karame buriyo Tekure mu minsi mike tuzaba baneje wapi kabisa niho baneje mwana mubanguke sha mureke inzerero niho baneje buriya iyo utikagashije nibwo ibintu bigenda neza. Buriya wowe wari uri kwikagashya koko ubona share mukurikira inama ntukikagashye. yana nubwo kirinda kimvuna tutazamuka bitakureba se se waribitse nawe tugomba kubukora iperereza wandukije ariko uzakomeza ubakana keza n'umvira gutezaca mu sibyo ntaribe kabisa uhamagare wa mubyeyi azayitware nifitiye akandi kazi ala tuvuyeyo twabikoze bemeye kuyiduha nta n'amananiza sinumva se ndi hafi yaho ahubwo ngaho ngwino duhure barahita banayigutwaza hanyuma dukomeze tujye mu kazi akazi kaba kapfuye sawa sawa niyi ngiyi kandebe neza ariko mbere na mbere banzu nyere kuwo mushenzi nuhe muri aba ngabo ntabwo ibyo nawe wabitwimbwira neza muyobo koko ni umutangabuhamya ufashije wewe yitonze twagufashije ikibazo ubwo niyo televiziyo yanjye ndabona ariyo rwose na bya bimenyetso umukobwa yawe ngiye yavuze byose niyo pe twaze shaka ariko nawe ntabwo umbaniye neza ubu nyeretse iyo ngegera ubu yigeretse nari kumukoza mu ruti sawa nacyo nzagushimira atararapfuye iriya muga niyo yankambaniye atararapfuye do fe mama nzanira umupira n'izo nkweto na telefone yanjye kandi bikugendekeye bite mbaza menshi ugiye hehe se kandi mbaza telefone yanjye wabanje ukarya iri wabanje ukarya nabiryo none si inkweto wari untumye zo kutazijyana zimereze akira mbara ariko bikubera amahire mwana wanjye Hello? Okay, yes, going go. Uri hehe? Ariya nduzi imodoka se? Amagana hehe? Na undi muntu muri kumwe. Sawa bufasha brushette ndaje nyishyura. Bo oya buretse ndabihinduye cha handi musiyaka ya misipuri kajyemo magusanga ibibazo naha mutanze gengo ndaki ndamukata brushette na mitsingi korambeshye. Ese bosi wacu kumamagaye numva wirunguje bimeze bite? None se wowe ndakubwiye ngo nkusange hano by the way kuki naho gusanze oya narindi hari ifuga ki yari ukase mitsingi imwe na brushette imwe ariko rero wambwira ibibazo kuntu bibaye numvise umamagara warakaye cyane izina ry'Imana umwana nanarakaye noneho rero buriya nayoboje kurya gipangu cyane harya ngo hari 006 nyine cyari gipangu cya gatandatu ndahageze rero ndabaho ndavuga ati byanga byakunda ariko sinzi impamvu tubuze
wa mugenzi wanjye yari yarwaye rwose ngo umutwe wabyutse wamumereye nabi yarahari. ngiye nahasanze umukobwa ndamubaza nabanje ndeba ku gipangu nyine ari 0 ndabaza abahungu babamo hano arambwira ngo uragiye siko bari babiri undari ati undararyamye ararwaye timumamagarire yinjira agiye sinamubona ariko nari nataye umutwe bade Mbese byatewe n'iki? tega amatwi ubanza nyine murebye mbona ushoboye na wa mutipe wawe diri shyushye ndahita jewe nkuha amafaranga ashobora no kugukura mu buzima bubi. Ariko rero we ntabwo uri kumbwira icyabiguteye ibyo bintu. Ya televiziyo twaguze n'uyizi Rimwe twakugurishije. yego no kuvuga ngo iriya televiziyo nakagatipe bita Chris urakazi Ndakazi kamwe gafite ibisatsi bimwe by'umukara. mu mushimute na washeriwe ndamushaka Tumushimute cyangwa we tumunangure. mu mushimute Chris wo mu mushimute sheriwe mu munzani Sheri we turamushimuta Kristo munangure. Ugumana ko gahungu ngiye kanciyeho none ahangaha kagiye gusura sheri wako. Nge sinita ngure ya mujama rwawe mutwe nabikubwiye. Ngiye guhita ngenda murebe duhite tugenda dusoza feri. soza diro umumagare ngo mu mafaranga Nta kibazo. Tugende nari niyo gahunda nta kibazo rwose.